tubaye ikaze mwese mukurikiye RBA ku muyoboro itandukanye by'umwihariko reka tubaye ikaze mu kiganiro cyihariye tugiye kugirana na guverineri wa banki nkuru y'igihugu ni bwana John Rwangombwa by'umwihariko nyuma yuko habayeho guterana kwa komite zishinzwe politiki y'ifaranga na komite ishinzwe kureba kutajagajega kw'imari turifuza kumenya cyo izo komite zombi zabonye bivuze iki ku bukungu bw'igihugu. Urakoze cyane. Reka mbere kuri komite ishinzwe politiki y'ifaranga duterana buri gihembwe kureba uko ubukungu buhagaze cyane cyane ikigendanye n'umuvuduko w'ibiciro ku masoko. Niyo nshingano nyamukuru ya komite ya politiki y'ifaranga kureba yuko ibiciro ku masoko bitiyongera cyane cyangwa bitamanuka cyane. Icyo twishimira nuko uyu mwaka wose twarebaga igihembwe cya gatatu by'umwihariko no kureba imbere aho tugana. Twishimira yuko umuvuduko w'ibiciro ku masoko utari mubi na gato, wari mu kigero cyo twifuza hagati ya 2.8%. Mu gihembwe gishize byari 5, igihembwe cya kabiri 5.1%, muri iki gihembwe cya gatatu babaye rimwe n'igice kimwe, 4.1%. Iyo turebye umwaka wose tubona ku mpuzanengo umuvuduko w'ibiciro ku masoko uzaba uri 4.6%. Ibyo rero biri mu kigero twifuza ko byaba birimo hafi 5%. Iyo mbivuze hari ubwo abantu wenda babyumva nabi nkaho tutazi yuko ibiciro byazamutse cyane mu myaka 2 ishize bikajya hejuru. Ibyo nibyo byarabaye, ntabwo byari byiza, ariko twagize ibihe bidasanzwe byatewe n'amapfa, umwero w'ibiribwa ntiwaba muzima, ibiciro by'ibiribwa birazamuka cyane ku rwego mpuzamahanga, ibibazo by'intambara n'ibindi bituma ibiciro mpuzamahanga bizamuka cyane. Ariko icyo tuba turwana ko nuko kuzamuka gukabije kwabaye mu myaka 2 ishize kutakomeza. Uyu mwaka rero niko bimeze, biri mu gipimo twifuza kuba tutarenga, ndetse n'umwaka utaha iyo turebye tubona wenda biziyongeraho gato kurusha uko twabibonaga mbere, ko ku mpuzandengo umwaka utaha tubona umuvuduko w'ibiciro ku masoko inflation izaba iri kuri 5.8%. Twazamuye gato igipimo tubona cy'umwaka utaha uko bizagenda, kubera ko ntabwo imvura yaje ku gihe cyane cyane mu burasirazuba bw'igihugu cyacu. Tubona ko umusaruro w'ibigori ndetse n'ibishyimbo uzaba utameze neza muri iki gihembwe cy'isarura tugiye kujyamo cya season A. Ibyo bikazagira ingaruka ku biciro by'ibiribwa bimwe na bimwe, nubwo ibindi nk'ibirayi byo byatangiye kumanuka kubera ko umusaruro w'iki gihembwe watangiye kuboneka. Ariko muri rusange tubona ko hazabamo ikibazo ku biciro by'ibiribwa, ariko ugereranyije cya gipimo dushaka ko tutarenga, twavuga yuko imibare twasanze ihagaze neza ku biciro ku masoko, ku muvuduko w'ibiciro ku masoko. Ibyo biba ngombwa yuko turekera urwunguko rwa banki nkuru y'igihugu aho ruri ubu ngubu kuri 6.5%. Twasanze ubundi twari twatangiye kugenda turumanura, ariko kubera iki kibazo tubona tutaramenya neza uko kizangana ibiciro ku masoko mu gihembwe gitaha, byabaye ngombwa ko tukerekera kuri 6.5%. Ikindi bukungu bwo muri rusange buratera imbere neza ugereranyije ibihembwe bibiri bya mbere, 9.8% mu mwaka wose, biteze ko bizatera imbere 8.3%. So navuga yuko rero muri make bimeze neza. Wajya ku rwego rw'imari ho, ari amabanki, ari ibigo by'imari biciriritse, ari insurance, byose umutungo wabyo wakomeje kuzamuka. Uko byegera abaturage, uko biguriza abaturage byakomeje kuzamuka. Inguzanyo ubwiza bwazo buri mu gipimo twifuza kitagombye kurenga. So urwego rw'imari rwo ruhagaze neza rwose mu butajegajega bwarwo, no kuba rufite icyo rwunganira mu iterambere ry'ubukungu bw'igihugu birimo biragenda neza. Yego, nyakubahwa gavana, iyo turebye ku isoko ry'ivunjisha tubona ko ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro imbere y'idolari rya Amerika, aho imibare mwagaragaje igaragaza ko muri ukwezi kwa 11 ifaranga ry'u Rwanda ryataye agaciro ku 8%. Turifuza kumenya ingamba mufite cyangwa se nk'urwego nk'abanki nkuru y'igihugu icyo mutekereza kugira ngo iri faranga ridakomeza gutakaza agaciro. Nibyo koko uyu mwaka
n'ubundi ifaranga ryakomeje gutakaza agaciro ku rugero rurenze uko ubundi byari bimeze n'uko tubona bitagombye kurenga hafi 5%. Ariko biri hasi cyane uko byari bimeze mu mwaka ushize. Mu mwaka ushize twari twageze umwaka wose kuri 18%. Uyu mwaka turabona ko bitazarenga 9.4%. Cyane cyane igitera ku guta agaciro kw'ifaranga ni ibintu bitumizwa mu mahanga byabaye byinshi cyane ugereranyije n'ibyo twohereza mu mahanga. Ariko twishimira uyu mwaka byatumye guta agaciro bigabanuka ugereranyije n'umwaka ushize nuko amafaranga dukura mu bukerarugendo, amafaranga dukura mu banyarwanda bohereza amafaranga mu gihugu cyacu, amafaranga dukura mu ishoramari riturutse hanze iyo yari yiyongereye muri uyu mwaka bigabanya cya cyuho kiri hagati y'ibyo twohereza n'ibyo tumiza amahanga. Bikaba ariyo mpamvu guta agaciro kwagabanutse cyane ugereranyije nk'uko byari bimeze umwaka utaha. Iyo turebye rero gukomeza imbere ibyo byiciro uko mvuze ku bwabyo bizakomeza kwiyongera uko ubukungu bugenda buzahuka niko nabyo bikomeza kugenda bizamuka, bikazafasha gukomeza kugabanya iri agaciro k'ifaranga muri rusange. Twebwe nka Banki Nkuru y'Igihugu dushinzwe kureba ko isoko ry'ivunjisha rikora rikurikije amabwiriza n'amategeko agenga uko bikora, kwirinda barusahura mu nduru baza bagatuma ryata agaciro kurusha ko kuko abaguzi n'abagura uko byagombye kugenda. So nicyo dushinzwe, nicyo tukurikirana, kandi turabizeza abanyarwanda ko tubikurikiranira hafi. Ibyo birimo byose ari abarimo turakora n'inzego zitandukanye zishinzwe umutekano n'iki kugira ngo turwanye barusahura mu nduru baba barimo abari bo bose. Uko rero tugenda turushaho kuzahura ubukungu nyuma ya biriya bibazo twagize mu myaka 2-3 ishize, twizeye yuko guta agaciro kuzagenda kugabanuka muri rusange. Ibyo kuba hari amafaranga dushyira ku isoko ntabwo biza kurwana guta agaciro as such, biza gufasha kugabanya icyo kiba cyavutse kugira ngo ibikenerwa gutumizwa hanze bibe byaboneka. Ariko icy'ingenzi dukora ni ukureba yuko isoko rikora rikurikije amategeko n'amabwiriza nta barusahura mu nduru bazamo. Nyakubahwa Gavana, turebye mu rwego rw'imari biragaragara ko habayeho kuzamuka ndetse n'inguzanyo zagiye zitangwa n'amabanki n'ibindi bigo by'imari byafashije ishoramari ry'abikorera ndetse n'ubukungu bw'igihugu burazamuka. Ariko wenda iyo murebye inguzanyo zitangwa ndetse n'izitishyurwa nk'uko bikwiye, mubona bimeze neza cyangwa harimo ikibazo? Bimeze neza, ubwo kamara ijambo nkoresha nk'uko wari ubivuze, kuko inguzanyo zitangwa z'abikorera zarazamutse. Inguzanyo zarazamutse cyane ndetse birenze 20% inguzanyo zitangwa inshyashya kubikorera. Ibyo rero ni byiza ko birafasha ishoramari, birafasha ubucuruzi gukomeza gutera imbere, birafasha abantu bakeneye kugira ibyo bikorera ku giti cyabo. Ikindi twishimira nuko inguzanyo zitishyurwa neza nazo zaragabanutse. Akenshi tubibara tugeranyije turebeye ku cyo twita non-performing loans ratio, cyangwa se inguzanyo tishyurwa neza ugereranyije n'inguzanyo zose muri rusange, ntabwo byagombye kurenga 5%. Mu mwaka ushize mu gihembwe nk'iki byari 4.8%, ubu byamanutse byagiye kuri 4.2%. So ibyo rero nabyo turabyishimira yuko inguzanyo tishyurwa neza zigenda zigabanuka, bigatuma bigabanya igihombo amabanki yakagize kubera izo nguzanyo zishyurwa neza, bikagabanya icyo twita risk, bigatuma amabanki ashishikarira gutanga inguzanyo kubikorera. So byombi rero ni imibare igana mu cyerekezo kizima kandi igaragaza ko amabanki, microfinance byose bikomeje kugira uruhare mu iterambere ry'ubukungu. Imibare minini tubona yo gutera imbere k'ubukungu nabo babigizemo uruhare runini cyane. Dusoreze ku kibazo kirebana n'urwunguko fatizo rwa Banki Nkuru y'Igihugu, mwahisemo kurugumisha kuri 6.5%, ndetse kandi hari n'abantu babihuza n'izindi nguzanyo zitangwa n'amabanki bakibaza bati se kubera iki amabanki y'ubucuruzi atagabanya inyungu ku nguzanyo? Bivuze iki? Abantu nk'abo babasobanurira iki? Ngira ngo tumaze kubisobanura kenshi. Uru rwunguko rwa BNR ntabwo amabanki yiguriza kuri BNR kugira ngo atange inguzanyo ku babagana. Amabanki amafaranga akoresha ku gutanga inguzanyo ku babagana ni amafaranga akura mu madepo y'abantu n'ibigo, ndetse iyo urebye ayo madepo kubera ko twari twazamuye urwunguko rwa Banki Nkuru y'Igihugu mu myaka 2 ishize, kubera ko hariyo n'icyo kibazo cya inflation,
amadepo amafaranga amabanki yishyura ku madepo abantu babitsamo yarazamutse yazamutseho hafi nka 1% ugereranyije uko byari bimeze muri 2022 nuko byari bimeze muri uyu mwaka ariko amabanki ntabwo yazamuye urwunguko aca ababagana byagumye kwa kundi ko hari impamvu nyinshi zituma zijya muri urwunguko rw'amabanki uko agenda yongera inguzanyo atanga uko agenda kura aba manini yongera inguzanyo atanga hari icyo twita efficiency gains agenda yungukira mu kurushaho kunoza imikorere yabo no kuko ubundi yakoreshaga ifaranga rimwe kugira ngo agurize abantu miliyoni 10 nubwo yazamuye agiye kuguriza miliyoni 20 ariko ntabwo byabaye ngombwa ko yongera abakozi ifaranga ari gukoresha guma ari kwa kundi so bigatuma rero bitaba ngombwa ko azamura urwunguko kubera ko ahakura amafaranga hazamutse so navuga rero yuko ntabwo twabihuza kuko ntabwo tuguriza amabanki kugira ngo agurize ababagana ahubwo aho bakura amafaranga nubwo hazamutse ariko bafite ahandi bungukira mu kurushaho kunoza imikorere yabo n'ubwinshi bw'inguzanyo uko buba bwinshi birabafasha kugira ngo wakunguka gito muri byinshi kurusha kunguka cyane kuri bikeya so navuga ko ariho imibare yabo bayihuriza. Dusoza turifuza ko mutanga umucyo ku bijyanye na CBDC ifaranga ry'ikoranabuhanga rya banki nkuru y'igihugu hari amakuru yakomeje kugenda avuga ko iri faranga rigiye gutangira gukoreshwa mu Rwanda munatanga n'ibisobanuro aho ritandukaniye na crypto currency muri rusange. Ibyo ngira ngo nabisobanura ejo bundi mu nteko ishinga amategeko CBDC ifaranga koranabuhanga rya banki nkuru y'igihugu twakoze inyigo umushinga wa mbere tuvuga se ni ngombwa ko twashyiraho iri faranga icyavuye mu nyigo nuko bigaragaza ko hari impamvu zigaragaza ko byaba byiza gushyira iryo faranga ubu twagiye mu cyiciro cya kabiri tugiye kurangiza icyiciro cya kabiri cyo kuganira n'abantu kumva icyo babyumva icyo babitekerezaho noneho tugiye gutangira ikindi cya gatatu cyo twita proof of concept kureba ni faranga koranabuhanga tuzakoresha irihe koranabuhanga tuzabinyuza muri miyoboro kugira ngo ugere mu bantu bizagenda bite icyo nicyo cyiciro tugiye kujyamo twumva kizarangira nko mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka utaha bitewe n'ibizavamo noneho tujye mu rindi gerageza noneho tujye kuritanga mu bantu kugerageza kureba uko barikoresha n'uko babyumva n'iki so ibyo byose kuko ni ifaranga ridasanzwe rikoresha ikoranabuhanga ntabwo ari ikintu wapfa kwikubitamo ngo usohore uwo munsi no kureba bivuze iki ku mafaranga asanzwe dukoresha y'impapuro n'ibiceri ese ni ngombwa ko tujye muri ikoranabuhanga so izo nyigo rero hari abantu bavuga ngo twavuze ko bizatangira 26 gahunda twihaye nuko byagombye kugira mu 26 tumaze kugira ishusho nyakuri yuko dutangira kurikoresha tukaritanga mu bantu cyangwa se hari impamvu zatuma turikereza cyangwa se twanabireka burundu izo nyigo rero ni izo niyo byiciro uko ubu turangira icya kabiri tugiye mu cya gatatu kizarangira hagati umwaka utaha dutangira icya kane cyagombye kurangira muri 2026 icyo gihe tubone gufata umwanzuro wa nyuma ko ritangira gukora cyangwa ritakora ni faranga nuko ari koranabuhanga ariko ni faranga nk'amafaranga yandi dufite uyu munsi ni faranga ritangwa n'ikigo cya leta ni faranga ryishingiwe na leta ni faranga rifite kwizera n'ubudahangarwa nk'uko amafaranga dufite uyu munsi y'ibiceri n'inote bimeze aho bitandukaniye na crypto n'abantu bahimba ifaranga bakarishyira aho ngaho bafite uko bajya mu ikoranabuhanga bagacura ifaranga niyo mpamvu ubona ryazamutse ryamanutse wari guhaye ntuzi wari wejo yabuze ibyo rero biratandukanye cyane cryptocurrency na CBDC ni faranga ritangwa n'igihugu ntabwo ari faranga ritangwa n'abantu ku giti cyabo nta biriya bibazo biri muri aya mafaranga ya cryptocurrency birimo ikindi navuze uyu munsi nuko izo cryptocurrency reka tuzite crypto assets ishoramari muri ikoranabuhanga ryakozwe n'abantu mu mwaka utaha twashyizeho amabwiriza bigenga uyu munsi tugira abantu inama kutabijyamo ariko mu mwaka utaha twashyizeho amabwiriza bigenga n'ushaka kubijyamo abijyemo afite amabwiriza n'amategeko akurikiza. Yego turabashimiye ko wagavana ku mwanya wanyu muduhaye mugize neza. Murakoze cyane namwe. Yego. Yego. Nibyo ngibyo rero reka tubashimire mukomeze mubane na gahunda zitandukanye za RBA amakuru y'ubukungu arakomeza no mu bindi biganiro bikurikira murakoze cyane.